Benshi twakuze twumva inkuru, basogokuru batubwira inkuru bati kera mu myaka yashize, nyine ntabwo ari vuba. Nawe wumve mu myaka yo basogokuru bari bakiri abasore rwose b'ingirigiri, urumva ni nko mu binyejana bishize. Aba basogokuru bakajya batubwira bati hari ubwo umuzungu yazanaga imyenda akayiguha, ubundi akakubwira ati wanyihereye kiriya kibuye giteretse mu mbuga yawe, maze wakwibuka ko ugikoresha utyaza inshenyi cyangwa ibindi byuma by'imuhira, ukamubwira uti jyanire rwose. Icyo gihe zahabu ukayigurana itabi. Neza iyi nkuru ijya guhura n'inzira y'abakora ibikomoka ku mpu mu Rwanda bari kurwana no gusohokamo. Reka mbibutse gato cyane ku byo ambasaderi wa Pakistan mu Rwanda yatangaje igihe yavugaga ku buryo iwabo babonamo akayabo k'amafaranga avuye mu mpu. Pakistan is the 8th largest leather producer country of the world. Pakistan ni igihugu cya 8 ku isi mu gutunganya uruhu. Twohereza hanze impu zitwinjiriza hagati ya miliyari 1 na miliyoni 300 ndetse na miliyari 1 na miliyoni 900 z'amadolari. Dufite imijyi minini muri Pakistan nka Karachi na Lahore aho ushobora kubona impu. Abantu miliyoni 1 bakora mu rwego rw'uruhu muri Pakistan. Dufite ubushobozi bwo gutunganya uruhu ku rwego rwo hejuru hifashishijwe ikoranabuhanga n'ubunararibonye. Dufite ibikoresho byifashishwa, abakozi bafite ubumenyi, kandi ibicuruzwa byacu bihagaze neza ku isoko. Ibicuruzwa byacu bikozwe mu ruhu birahendutse kurusha ibyo muri Turukiya, mu Bushinwa no mu bindi bihugu. Twabigaragaza, muzadusure. Pakistan tugira imurikagurishwa aho dushobora kuguha itike y'ubuntu naho kuba muri Pakistan. Dr. Chelayo Michel ni umwe mu bayoboye ihuriro ry'ibihugu bya Afurika muri sekiteri y'impu. Atanga ikiganiro, yagaragaje ko yababajwe cyane n'uko abanyarwanda bakandagira amafaranga bayareba, maze avuga ko icyiza ari ugushyira hamwe bagashaka inzira yose yazana amafaranga. Maze ahera atanga urugero ko hashobora gutegurwa imurikagurishwa rikabyara amafaranga menshi ndetse no kwamamaza ibikorerwa mu Rwanda. Aha byari mu ijwi rya Mukashyaka Germaine. Associations should open eyes on Garagaje nanone ubundi buryo dushobora association ishobora kubonamo amafaranga. Atanze urugero, association ishobora gutegura imurikabikorwa cyangwa wenda iserukiramuco. Reka mvuga iserukiramuco kuko muri leather sector nabyo bishingiye ku muco. Iyo tuvuze ubworozi hazamo umuco mwinshi cyane wacu w'abanyarwanda by'umwihariko. Iyo rero association iteguye icyo gikorwa ntago ibicuruje, ahubwo ibiri gukora ubuvugizi. Noneho b'abanyamuryango, haba abo mu makoperative cyangwa n'abandi bo mu makampani, abacuruzi bose muri rusange, bakaza kugura subscription. Navuga nko kugura, kwiyandikisha kugira ngo bazagaragare muri icyo gikorwa. Icyo gihe rero association ibona andi mafaranga ariko atitwa ubucuruzi. There are people who have money, but they are looking for who to give the money they don't see. Ariko bakaba bari bashaka abantu bayaha bakababura. And here you are also kandi hano turahari tukavuga ngo nta mafaranga dufite. You don't have money. But there are people who are saying, whom can we give money? Kandi hari abantu turavuga ngo nta mafaranga dufite, kandi nanone ku rundi ruhande hari abantu bafite amafaranga bavuga ngo ninde twaya. So how do you think they will get you to give you money? Tugomba rero gutekereza ni gute bari abantu bashobora kuduhereza ari amafaranga. Your question has been answered very well. You are just seated on money. Mwicaye ku mafaranga tutabizi, twicariye amafaranga tutabizi. Impu z'inyamaswa ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikoreshwa mu nganda zikora ibikomoka ku ruhu. Nyuma yo kuzikura ku nyamaswa no kuzitunganya, zivamo ibicuruzwa bitandukanye birimo inkweto, imikandara, amasakoshi, amakoti n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ubwiza bw'ibyo bicuruzwa biterwa ahanini n'uburyo impu zatoranyijwe kandi zigatunganywa. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere itunganywa ry'impu ndetse n'ibizikomokaho mu Rwanda, hateguwe amahugurwa azamara iminsi 5. Ni amahugurwa yateguwe na Rwanda Leather Association ku bufatanye na African Leather and Leather Product Institute, yitabirwa n'abayobozi b'amakoperative ya Rwanda Leather Association hirya no hino mu gihugu,
atumirwamo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda RSB, ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative n'abandi. Aya mahugurwa yitezweho guhindura byinshi muri uru rwego nk'uko abatwaganiriye babiduhamiriza. Ikintu turunguka nuko twari dufite ibitekerezo bisa naho bitatanye, uyu munsi bisa naho mu by'ukuri byegeranye cyane, twumva neza aho koperative itandukaniye na association, kandi byaduhaye no kumva neza agaciro ka PSF, agaciro k'abahagarariye amakoperative, agaciro ka biro ishinzwe ibintu by'ubuziranenge, ukuntu ishobora kudufasha mu by'ukuri gutuma tugera kure n'izindi association ziri hirya no hino, ukuntu zatwunganira mu kubona cyane cyane aho amasoko aherereye. Ni ibintu rero by'ingenzi cyane kandi biduhaye imbaraga, bitumye mu by'ukuri twiyubakamo igitekerezo cy'uko nta kintu cyagombye kutunanira. Muri aya mahugurwa yitabiriwe n'abayobora amakoperative y'abakora ibikomoka ku mpu hirya no hino mu gihugu, baje baturutse mu ntara zose, wabaye umwanya mwiza wo gusobanuza ndetse no kuganira ku byo batumva neza, maze bagacishamo bagatanga ibitekerezo bigendanye n'uko babyumva. Twari dukeneye aya mahugurwa kuko avuze ibintu nanjye numva nishimiye. Twicaye hejuru y'amafaranga ariko tugateka ubukene. Mwumvise iryo jambo, dufite PSF ubu uko Patrick yavuze Milikomu, nibyo mbabwira umunyamuryango wese wumva ko akigendera ku bintu bya kera neva. Dufite PSF dushyize ku murongo, dufite umwuka umwe, dufite intego imwe, bari mwabona tuganirira hariya na Germain na Michel. Dufite ubukungu bwana Robert, dufite ubukungu urabizi, hari ibintu byinshi baje badusezeranya ariko tukabura ubwo buvugizi twakora. Rero mu gihe dufite amakoperative, mu gihe dufite association, mu gihe dufite PSF, mu gihe dufite RRP mu bufatanyabikorwa wacu, mu gihe dufite Minicom, kuko iki kitubura. Igitekerezo cyo gukora imurikagurishwa bacyakiranye yombi, ndetse bahamya ko biteguye gushyiramo n'udushya kugira ngo isoko haba iryo mu Rwanda ndetse no mu mahanga barusheho kurizamura. Gutekereza icyo gitekerezo gifite aho gihera. Ubundi nk'abanyarwanda, cyane abanyamuryango ba Rwanda Leather Association, dusanzwe twitabira amamurikagurisha atandukanye ku rwego rw'igihugu, amamurikagurisha mpuzamahanga. N'ikimenyimenyi nuko abanyamuryango ba Rwanda Leather Association bitabiriye imurikagurisha mpuzamahanga riri kubera i Kigali mu Rwanda, i Gikondo. Ikindi cya kabiri, abanyamuryango ba Rwanda Leather ntabwo bagarukira aho ngaho gusa, bitugaragariza yuko icyizere cyo kugira ngo iryo murikagurisha mpuzamahanga tuzarikore nuko basanzwe bitabira n'ubundi amamurikagurisha atandukanye ku rwego rw'akarere, harimo iryitwa Juakari Nguvu Kazi ribera hirya no hino mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Si naho gusa, abanyamuryango ba Rwanda Leather Association bitabira amamurikagurisha akorwa ku rwego rwa Afurika. Aho mu mwaka washize twashoboye kwitabira imurikagurisha mpuzamahanga ryabereye i Dakar muri Senegal. Ni kuri urwo rwego rero tubona ko kugira ngo n'ubundi iryo murikagurisha rizashoboke, birashoboka cyane 100% kuko turashoboye. Ntabwo twahagarira ku inkweto n'imikandara gusa, hazamo n'amajaketi, hazamo n'ingofero, hazamo ibintu byinshi cyane, ndetse tugomba no gutekereza ese ko twakoze urwo rukweto, nyuma uwambaye urukweto ni iki kizamuha kumva yuko urukweto rwe ruzaramba. Hagombye kubamo n'ubukangurambaga mu buryo bwo gukora service y'inkweto, tukegera ibindi bigo bikadufasha mu buryo bwo kubungabunga ibikoresho byacu bikomoka ku ruhu. Mu rwego rwo kunganira abikorera, leta yashyizeho gahunda yazamukana ubuziranenge mu Rwanda, mu rwego rwo gukomeza gushyigikira no korohereza abikorera, ariko kandi hatezwa imbere ibikorerwa mu Rwanda. Ikibazo cyawe ni cyiza, koko iyi porogaramu igihugu cyayishyizeho kugira ngo ibe implemented mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB, akaba ari porogaramu yashyizweho kugira ngo yunganire abikorera mu Rwanda bakora made in Rwanda,
muri segita zose aho umunyarwanda ufite icyo akora kuva agitangira ashobora kwegera ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge binyuze muri porogaramu yayo yitwa Zamukana Ubuziranenge. Ashobora kuyegera, ashobora kuza ku kigo, ku cyicaro cy'ikigo akabaza amakuru, bakamwandika bakamushyira muri iyo porogaramu. Ashobora kunyura ku rubuga rwa RSB ari rwo wa/rsb/rsb.gov/rw. Aho naho arahanyura akagera ahantu handitse apply for Zamukana Ubuziranenge. Ashobora kandi kuba yahura n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, n'ubundi buri cyumweru bagenda mu gihugu hose bahura n'abikorera muri za segita zitandukanye, bakabasobanurira ku buryo bakoresha neza, bakora neza ibyo bakora, ariko banubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge agenda ashyirwaho n'igihugu gitsura ubuziranenge. Iyi porogaramu ikaba yaratangiye hashize igihe kinini, ndetse hariho abamajije gutanga ubuhamya bw'ibyo yabagejejeho. Kubera kugendana nayo bigatuma babasha gusobanukirwa n'ihame ry'ubuziranenge, ndetse no gukora ibyujuje ubwo buziranenge kandi bishimwa cyane ku masoko yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Mitari Jean Dodier, umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda, asobanura neza ko gukorera mu makoperative ari kimwe mu bizateza imbere uru rwego rukora ibikomoka ku mpu mu Rwanda. Rwanda Leather Association ndabashimira cyane kuba banatekereje ko RCA nk'urwego rushinzwe gukurikirana amakoperative rukayaba hafi, nabo badutumiye tukaza kugira ngo tuze muri aya mahugurwa. Ni byiza cyane, ni ingirakamaro rero nk'uko warubimbajije, kuko ikintu cyose kijyanye no guteza umunyarwanda imbere binyuze muri koperative, RCA tubibona nk'umusanzu ukomeye. Niba guteza imbere ibikomoka ku mpu bigiye gukorwa biciye mu makoperative, ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza kubera ko umuntu umwe ntiyabishobora wenyine, ariko iyo umwe akoranye n'abandi bibasha gushoboka. Kiriya gitekerezo cyiza rero cy'uko kuri buri ntara hagiye gushingwa koperative ihuza abantu bose bafite aho bahurira no gutunganya impu, kugira ngo zabahuze imbaraga ku rwego rw'intara. Amakoperative 5 yose mu rwego rw'igihugu aramutse agiyeho byazarushaho kuba byiza. Wanambajije utese nk'RCA murateganya kubafasha iki? Kubafasha bwa mbere ni ukuba twitabiriye kugira ngo twumve intangiriro y'uko bimeze, ndetse tuzakomeze dufatanye. Twamaze kubona ko amakoperative amwe amaze kubona ubuzima gatozi, andi ntago arabubona. Ayo yabubonye turagumya tuyabe hafi, azakomeza abone n'ubuzima gatozi bwa burundu, kubera ko afite n'ubw'agateganyo. Atarabona ubwa burundu ubw'agateganyo nayo tuzayegera, twumve ikibura n'igisabwa kugira aho twumva dushoboye twabafasha bazabashe kubona ubuzima gatozi bwa burundu, ku buryo bazakora bumva koko bagakora bashikamye bagamije kwiteza imbere. Bityo wa muturage leta yacu ishaka gushyira ku isonga koko akabagiye ku isonga. Mukashyaka Germaine ni umugenzuzi mu ihuriro rya Rwanda Leather Association, avuga ko iri huriro ryari rimeze ndetse naho rimaze kugera uyu munsi. Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Nk'umugenzuzi wa Rwanda Leather Association ufite ubunararibonye, wavukiye muri no leather sector akayikuriramo akayikoramo, akanayibera umuyobozi ndetse n'utanga ibitekerezo mu cyateza imbere ino leather sector mu Rwanda, mu karere ndetse no ku mugabane wa Afurika. Uko mbona ubu leather sector mu Rwanda birashimishije. Mbere hariho amasosiyasiyo menshi atandukanye, ariko ugasanga imbaraga ziratatanye. Rero habayeho yuko haza igitekerezo cy'uburyo haryaho platform imwe binyuze muri Minicom.
bitangira ari urugendo rurerure rugoye, birananirana, ariko muri 2023 igitekerezo kirongera gisubizwa ku rubuga, ibitekerezo bikomeza gutangwa, bigeze ubwo umwaka washize mu kwa 11 habashije kujyaho association imwe ihuza abagize uruhererekane rw'impu n'ibizikomokaho. Iyo mvuga uruhererekane mba mvuga aho impu zituruka ku matungo zikajya mu mabagiro, amabagiro agatandukanya igice twita igikarakasi, igice kigize inyama ndetse n'igice cy'uruhu. Twebwe tugahita twongera umusaruro ku ruhu. Urwo ruhu rero rukabyazwamo ibihangano bitandukanye rumaze gutunganywa mu makaniro. Aho rero imbaraga iyo abantu bari kumwe bahurira hamwe babasha gukemura ibibazo byose, bakanazamukira rimwe mu iterambere. Rero nk'umugenzuzi ndabona yuko imbaraga zatumye hari kujyaho n'ibindi bikorwa bihurijweho n'abanyarwanda bose, ndetse n'ishoramari riri kwiyongera, bigatuma tuzesa imihigo umukuru w'igihugu yifuza ko hano mu Rwanda Reda sector yaba icyitegererezo nk'uko muri Ethiopia bimeze ndetse nk'uko muri Egypt bimeze. Ibyo byose ni ibiri kuganirwaho muri aya mahugurwa, haba ubushobozi bw'amafaranga, kwihuriza mu makoperative, gukorera hamwe ndetse no kuzamura agaciro k'ibikomoka ku mpu. Gusa hari ibindi bibazo bikibabangamiye ndetse basaba leta ko bikemutse byatanga umusaruro wikubye ugereranyije n'uwo batangaga. Kugeza iki gihe turacyakomanga imiryango, ntabwo iterambere twifuza ritushyikana ku ntumbero y'umukuru w'igihugu turarigeraho. Rero haracyasabwa imbaraga mu nzego zibishinzwe, haba muri leta ndetse no ku ruhande rw'urugaga rw'abikorera n'abafatanyabikorwa, kugira ngo dushyire hamwe, noneho dushyireho inganda zigaragara zikora kandi bikaba byajyaho mu gihe gitoya. Icyo nicyo mbona gisigaye, ariko abayobozi bariho bose barabyumva, barabibona ko u Rwanda hakenewemo tanari zitunganya impu ndetse n'inganda zikora ibikomoka ku mpu, inkweto, amasakoshi n'imyenda ndetse n'ubundi bukorikori bukomoka ku ruhu. Ubushakashatsi bwa leta y'u Rwanda bugaragaza ko impu z'amatungo ziramutse zitunganyijwe neza zikongererwa agaciro, igihugu cyashobora kwinjiza arenga miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka. Kugeza ubu igihugu cyinjiza ari munsi ya miliyari 44 gusa. Bivuze ko buri mwaka amahirwe yo kubona arenga miliyari 550 atakara kubera kohereza impu zitaratunganywa neza mu mahanga. Nitwa Ntagara Migambi, iyi ni Damuke Radio TV.